kuri izindi hari nka slang ya BAKALO. Aha, BAKALO ni slang ya ninjye nayizanye kuri street ya niyo nashaka kukubazaho kuko yazamuye beef hagati ya Papa Cyangwe na Ish bakayikoramo indirimbo. Tell us about that. kuko nyine byari BAKALO twari turi mu bibazo bikomeye cyane ubundi BAKALO first of all bisobanura iki? Sobanuye so nyine umuntu uri mu bibazo ni BAKALO. Hari igihe n'abantu bashobora kwiririmba ukaririmba slang ariko utazi ikintu isobanuye ukajya off content ariko iyo slang njye nayizanye isobanuye ko abantu bari mu bibazo twari turi muri corona nicaye ndi kumedita mbona ibintu turimo ni BAKALO koko byanyabyo. Nabashije Kevin turi hano kuri gate hano kuri studio hano imbere ya Rhymes ndangije mubaza kujya slang yanjye ya BAKALO arambwira ati Papa Cyangwe nyohereje indirimbo nk'icumi umva indirimbo ngomba kujyaho ni BAKALO. Je ntabwo nabifashe like nyine nka beef cyane nk'ikintu kibi nabifashe ahubwo nk'uko nyine like kuba abantu bari big nka kuriya wazana ikintu bakagikora ni ibintu biri dope kuko ikintu cyari ahantu cyageze ariko ikintu nanone cyazanye akantu katari keza kuko nibyo bidutunze niko kazi je nahisemo nafashe bachelor's degree yanjye ndagenda nyishyira munsi y'igitanda bro nyishyira muri briefcase ndapfundikira ndavuga njenje gukora umuziki home mama wanjye arabyakira papa wanjye arabyakira mushiki wanjye arabyakira wowe waburinde wundi wabuzumba ziki. Welcome back to BigTown TV. Wowe udukurikiye aya masaha umukobwa wa nyuma like I'm back. Naje ndi kumwe n'umuntu mukunda cyane musani wanyu mufana muri benshi nanjye mfana personally uko ndamufana yitwa Yanjye. Imikino dukina uzabona karara keke bloka katabima ku wipu by'ibi black ink atahanye utazima ndacyakomeje kwata street muri ruta zima ndacyakomeje kubabwiriza roza kina ni pimpa push ibyana kwa huye nje gushaka kadijori sizi hina mbwiye ko kunda style yanjye ari yabyina nkuru y'umufana yabonye babyigana ratuza agenda gacu umutima arawegukana ukuri kuri hana kuye Guzman hash papi mu mihana umabara abashiki bana turi kubahana kuba ex nk'amagana ndacyakomeje kubaha slang zidashira ndacyagirana beef muri hu n'abadira nyihesha ibivuga bitch nta nisono ugira ndi kubiyuda ni hutinyira bitch kinyinjirira long stick kuri spliff ndayivangira namutayazanye fu ndayisigira. Yo, wrong J in the house, guys. Sandro Botticelli, Sota na long Johnny, Okay, are you saying numvise n'amazina yawe? Yeah, that's all my name. Okay, tell me about it. Let's start there. Dutangirira. Ngirakora ayo mazina yose. Yeah, yo n'amazina yanjye harimo ayo imihanda yanyise kumva none harimo nayo nagiye nanjye nkura ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'abantu bagiye banyispira mu bitabo nagiye nsoma harimo abo bita ba Sandro Botticelli bari abantu baba barenze byatari bakoze ibintu birenze baba bameze nka ba Leonardo da Vinci bitewe rero no kunyispira nkafata izina ryiwe kuko atakiriho nkavuga have to be like this nigga akabaho nibo ukuraho inspiration some inspiration kubera ibintu bagiye bakora akabaho ba hash papi akabaho ba bita ba Guzman that's all akabaho sota na long journey no nkahita mvangamo n'amaslangs yanjye imihanda rukuntu ukora ikintu abantu bakakikwitirira akora nk'indirimbo umuntu yazajya guhamagara akaguhamagara mu izina ry'yo ndirimbo for sure that's all. Mbere ya byose mbere yuko ngira ikintu mubwira wambaye neza. Merci. Yambaye na zahabu mu kanwa nimba mutayibonye. Okay. Ninde wakwambitse uyu munsi? Niyambitse nabyutse mbitekerezaho mbona ko harakonje ngomba kwambara black. Nari ngiye kuza kuri stu mu kazi ndavuga ngomba kwambara shoe ya black ya LV, ngomba kwambara jeans ya black, ngomba kwambara jacket ya black na t-shirt ya white mimbere and then shiramino skin nyine kugira ngo imbeho biri kugabanuka na grills nyine cyangwe nyine nawo zahabu iri mu nawo ex hibereke neza ariko ni ibintu bisanzwe tu ibintu bisanzwe cyangwa nibyo bintu byacu tu stay iyo zahabu iri mu maso mu menyo
ino ni Grace nayikorewe n'umuganga wo muri Kenya ni ubwa mbere uhuye n'umuntu umeze gutya for real niyo I swear to God ni ubwa mbere okay nayibonaga muri televiziyo mbabwije ukuri uzabona hari n'abandi uzabona wenda babyambaye ariko ntabwo uzabona bari kuvuga nk'uko turi kuganira baba babyodarinze kuri za kick n'ahandi hantu muri stay ariko iyi ngiyi ni umuganga wayimpimye mu menyo yanjye ayinshyiramo ngiye muri ngiye muri show ngubu nakorohereje ari ngiye no hejuru hose biba ari full Ewan hasi hejuru ariko ubu ngubu nyine like navuze ngomba kwambara hasi gusa ni ibintu bisanzwe tu so Long J ndagira ngo ubwire abanyarwanda batukurikiye abantu bakubonye bwa mbere Long J ni muntu ki Long J ni umusore wavukiye ahantu bita muri Congo muri 1996 numva ndakuze ndi mukuru ndashaje noneho like mfite ababyeyi babiri n'abasista banje babiri bankurikira njye mfura mu rugo ndi umuhungu w'imfura mwiza amashuri abanza ahantu bita Mwirango ni gasegonderi Ibutare niho ntago ari aho ngaho n'ahandi ntago ari Ibutare ni gasegonderi Ibutare ahubwo aho bita muri AFK Butare niho narangije niga agriculture niga university muri UTB I got my bachelor's degree ndumva ari ibyo that's all nkaba ndi umu artiste nkaba ndi umuhanzi nyarwanda nayo mpamvu turi aha ngaha niyo mpamvu nyine turi hano kugira tuvuge ku bikorwa byacu bigiye bitandukanye that's all so Long J uvuze ko uri umu artiste kandi artiste ni ijambo rinini ririmo ibintu wowe uri umu artiste mu ruhe rwego ndi umu artiste like abantu bajya bakunda kubyitiranya like bakatwita nyine ngo turabaraperi kuko ngiye mpamvu ndi umu artiste hari ibintu byinshi mpanga hari ibintu byinshi mpanga bitari n'umuziki like like iyo mvuze bitari no kuvuga umuziki nshobora kuba naguha nk'igitekerezo ni nk'urugero nkakubwira ati wenda reka dukore wenda art imeze gutya wenda tujye nko ukora na art je nago nkora art ariko nshobora gutanga igitekerezo cyo gukora art hari nshobora kudirecting ibintu byawe nshobora guhimba ibintu byanje runaka mu artiste wari we wese nkora styles zigiye zitandukanye za music ntago nkora only hip hop nkora n'izindi styles zigiye zitandukanye kuko nyine I know umartiste bari ikintu kinini nkuko nabikubwiye nakundaga gusoma nka story za Basandro Botticelli wa Leonardo da Vinci za Da Vinci Code ukabona ibintu bagiye bakreya ukabona umuntu niwe wazanye wenda kugendera nko muri parachute bwa mbere umutaka wo mu ndege abantu bakabibona nk'ibintu by'ibitangaza rero nabonye ukuntu abantu babona ibintu byanje ba blessing ibintu byanje mbona yuko ndi umu artiste mfite art ya danger ngomba kuyideliveringera abantu that's all so Long J mfite amakuru ko ari we mu wa mbere reka ndeke kuvuga ngo muhanzi wa mbere uzana amaslang ku mihanda tell us about that umbajije ikibazo cyiza kubizi abanyarwanda benshi barabizi nzana amaslangs agiye atandukanye kandi n'ubu ngubu duhe nk'urugero mbazaniye slangs zuzuye briefcase turakwana tuzifite gutya briefcase zuzuye slang nshya ubyitegure hari izo nagiye nkora bakanazijyaho tugakora izindi hari nka slang ya BAKALO BAKALO ni slang ya ninjye nayizanye kuri street niyo nashakaga kukubazaho kuko yazamuye beef hagati ya like bivugwa ko ari we wayizanye hanyuma Papa Cyangwe na Ish bakayikoramo indirimbo tell us about that kubijyanye n'iyo slang ya BAKALO njye na deliverinze slang ku muhanda mu 2019 mu 2020 plutôt muri corona kuko nyine byari BAKALO twari turi mu bibazo bikomeye cyane ubundi BAKALO first of all bisobanura iki sobanuye nyine umuntu uri mu bibazo ni BAKALO hari igihe n'abantu bashobora kwiririmba ukaririmba slang ariko utazi ikintu isobanuye ukajya off content ariko iyo slang njye nayizanye isobanuye ko abantu bari mu bibazo twari turi muri corona nicaye ndi kumedita mbona ibintu turimo ni BAKALO koko byanyabyo ase ubundi bitangira gute kugira ngo uvuge nyine slang uyitekereze uvuge ati iri jambo rirajyana n'iri ngiri slang nayo ni inspiration ni uko composer indirimbo uri gukora titre y'indirimbo ushobora guhimba ikintu nkuko nakubwira wenda like
nk'icyumba cya munani I guess nta wundi mu artiste wasanga ufite indirimbo bita icyumba cya munani rero nk'umuraperi ubundi wese abaraperi bose ubundi bo kwisi ugomba kugira ngo umuraperi wanyu ugomba kuba ufite slang zawe ku muhanda ama muri gang bakoresha abaji bawe bakoresha rero nuko BAKALO yaje nzana BAKALO n'abahomies banje ba Kicukiro bapi tubona ibintu ari BAKALO nyikoramo n'indirimbo ikorera na video muri Coffee Sound ni Kina Beat yayikoze kuri Kina Beat even Ish Kevin he already know that song cause nkiva kuri set yo gushutinga iyo video nasanze Ish Kevin hano yari muri Kicukiro n'umuhome wanje bita Road arambwira long iyi set wakoze hari mu gihe hari Black Lives Matters bafatira imbunda ku the guy that black I copied the same script arambwira nanjye mu bitekerezo byanje nari mfite igitekerezo cyo gukora script like this urabizi ku mihanda rero abahasla tugira ibitekerezo nyine like bitewe nuko tube duhuje same lifestyle tujya kugira nyine like ibintu bimwe ariko hari ugutanga none akabikora so slang iraza abantu barayivibinga abantu benshi cyane bakajya bayikoresha nanjye bikananshimisha gucana ukumva bari kuvuga ijambo ryawe wowe uzi neza ko wazanye biba biri dope so nabari abaji bageraho bayikoramo indirimbo nabashije Kevin turi hano kuri gate hano kuri studio hano imbere ya Rhymes yarari kumwe na Kivumba umunsi ndabyibuka na Dolo na papa we burayishi n'umuhome wanje icyo gihe na presence papa we ambwira long he got like my nice dad for ambwira yamaye motivation speech wo movie arambwira we komeza ukore ntiwite ku myaka ntiwite kuki we kora one day bizaba cyangwa no kuta giving up ndangije mubaza kujya slang yanjye BAKALO arambwira ati papa cyangwa nyohereje indirimbo nk'icumi umva indirimbo ngomba kujyaho ni BAKALO je ntabwo nabifashe like nyine nka beef cyane nk'ikintu kibi nabifashe ahubwo nk'uko nyine like kuba abantu bari big nka kuriya wazana ikintu bakagikora ni ibintu biba biri dope kuko ikintu cyaba ahantu cyageze ariko ikintu nanone cyazanye akantu katari keza ni ukuba batibuka gutanga credit uvugira ijambo ryazanwe na Long Journey reka twandike wenda muri description slang founder ibiki gutya gutya aho ngo ubone ko hari agaciro nyine babihaye that's all wari no kutubwira ama slang yandi wazanye nazanye slangs yo bita kadijori 800 uri kumva nazanye slang ya sotana nazanye slang ni nyinshi byatari kandi n'izindi ziracyaza icyumba cya munani buri bari slang kuko nimbura ahantu mu cyumba cya munani kwibuka kavuga turi mu gukurikirana ibintu byawe n'iki abantu n'ubwo bari abantu bari mu byumba bya munani bigiye bitandukanye so nta ijambo mu bahasla bakoresha icyumba cya munani so bundi tarava aho ngaho icyumba cya munani bivuze iki ni icyumba cya munani nyine icyambere rimwe kabiri isaha saa munani atimba ishori ziracyapshapu nani vibe noneho irazura amademon nigasamahani ntiwamenye ibirimo birabera hano indani mu cyumba cya munani isaha saa munani mu cyumba cya munani isaha saa munani yoho kubatije boomerang where you came to see me, we are slang uranyuzuza ukandutira izindi swing ndi muri paracute uri summerlin I don't smoke yo motherfucker can't sell it menye ko street magicana by'ubuferi muhungu wa kigeri mfunga keci ngi imihanda ndapesesha imibiceri by'abanyamideri n'abaslay muri hoteli amanageri bari kwihemba abaseriveri mu cyumba cya munani jani ndi gukora feri long stick na the mix na veya vuyi party nyama nyinshi hafi aho ndimo ntamika kadijori kukanya nzimitara ncana TV ndamburi dolari beach fata line till nose bleed swingiza ibinini codeine promethazine beach shaka high kanyihe divide vangira ibyitaze nshiremo ibara ry'icyatsi bararimwe mu mabari ibihumbi 8 mu cyumba cya munani nizere ko byibuze ubusobanuro bw'icyumba that is long journey long day Sandro Botticelli yes nayafata so Jay njyewe uraturimba icyuma cya munani ariko nta kintu nkuyemo nkubwije ukuri ntago nyine like abamanageri bari kwihemba abaseriveri
ibyo byo nambyumvishe ariko hari umuntu nyine udukurikiye umeze nkanjye utumvishe nyine ko icyo wahisemo icyumba cya 8 utashyizemo wenda icyumba cya 6 icyumba cya 7 kubijyanye n'ibyo ngibyo umubare 8 ubundi kuri njyewe kandi wagiye uyigarukamo cyane kenshi nakubwiye kadijori 800 icyumba cya 8 ibiyudi ibihumbi 8 ibiyuda nayo ni slang okay ibiyuda ninjye nayo representinze kuri street uzayumva kenshi mu for sure urumva ni 8 ugenda ugaruka rero njye nkunda umubare 8 mu buzima busanzwe that's why I choose room 8 noneho mu choosing icyumba cya 8 natekereje ku bintu bibera mu byumba by'ahantu hagiye hatandukanye hari ama hotels hari ama motel hari ama guest house abagiye afite ibyumba bigiye biriho imibare tekereza rero we waje wa choosing icyumba cya 8 nkuko nabikubwiye n'ubu ngubu turi kuvugana Ellen hari ibintu biri kubera mu cyumba cya 8 ngerageje rero kuzana iyo sura nyereka abantu mu buryo bwanjye indirimbo bita icyumba cya 8 abantu barayikunda twayikoreye muri studio yanjye ahangaha wansanze muri Rhymes Records na producer bita Henry Who That back in this beach again shout out kuri Henry producer dukorana n'amahanga muri studio yanjye dufite n'abandi producers ariko niwe main producer was two dufite n'abandi producers hari n'undi bukwereke turi gukorana nawe hano muri studio noneho like dukora video rero sasa dukoze video yakozwe no bita Emma Taylor no bita Biggie shout out to them boys bankubise video y'amateka danje kabisa mwarabibonye harimo igitanda mu muhanda stay gang yose aba hustler banje bose bari hano kuri set tutabona y'amateka hanyuma cyako unatubwira ko byavuzwe ko nyuma yaho haje kuba sona abapolisi byabaye BAKALO as usual twarashootinze tumaze gufata footage zose baraza basanga igitanda mu muhanda stay babonye igitanda mu muhanda stay baravuga ati ibintu ntago bibaho afanda afata telefone abahamagaye DPC wa Kicukiro aramubwira ati ngende kubona hano umukobwa wambaye ibintu by'imikara n'umutipe wallahi baricaye ku gitanda mu muhanda hagati ntago ibintu bibaho ntago bisanzwe afanda arambwira ibyo bintu mugomba kubitwara mukabinzanira hano kuri polisi nkabibona so turabaganiriza tubabwira yuko ibintu turi gukora it's all about creativity turi gushaka ubuzima turabahungu nyine like banze kujya mu kwiba like bakajya mu bindi bintu urubyiruko ruba ruhugiyemo muri iyi minsi duhitamo kwikorera music turabibasobanurira finally babona ko twari turi mu gikorwa nyine just like nk'abantu bashaka kwiteza imbere barabyumva badusubiza igitanda cyacu turakigarura nayo ni imwe muri stories ziri behind ya video y'icyumba cya 8 project nyine barayikata irangira neza imihanda yakira neza slang ku muhanda n'icyumba cya 8 stay for sure hanyuma ukomeje ku kintu ngo cye urubyiruko ibintu nk'ibyo cyako utubwira ubona gute ishusho abantu babaha nk'abaraperi nk'abahanzi nk'abantu bakora music societe ibaha ubibona gute hari ikintu cyambere ngiye kukubwira hari abantu babibona ukuntu kutari kwiza sibyo babifata nyine abaraperi n'ibirara abaraperi n'abantu batiza abaraperi n'abantu bameze gutyo ariko baribeshya ariko ku kijyanye n'icyo ngewe umuntu utari mama wanjye atari papa wanjye atari bashiki banjye waza agenda avuga ubusa nyine just like umuraperi umva wo ngo nagenda byiheheshe wallahi byiheheshe kubera ko twebwe choose to do this ni life kuko hip hop undi iguhitamo ni culture bisanze muri iyo culture ugirirwa n'ubuntu Imana iguhijeno byo kuba wayicishamo message ushaka gutanga baguzi kubaka abo bantu we n'impamvu udashaka kuza kumva ikintu cyanjye hari abandi bantu banyereka yuko iki kintu cyanjye bagikunze bakanamblessinga bigatuma mvaho navuye I came from afar bigatuma ngeze aho ngeze ubu wowe icyo gihe nta kintu muri life yanjye uvuze aho ngo uri kuvuga ubusa just you are no sense which is true ndagira ngo hari n'abandi babibona muri image nziza babisobanukiwe bazi iyo culture bazi
umumari bafitiye bavibing ibintu byacu twe tuza abantu dukorera ibintu byacu kuko nibyo bidutunze niko kazi je nahisemo nafashe bachelor's degree yanjye ndagenda nyishyira munsi y'igitanda bro nyishyira muri briefcase ndapfundikira ndavuga njenje gukora umuziki home mama wanjye arabyakira papa wanjye arabyakira mushiki wanjye arabyakira wowe waburinde wundi wabuzumba ziki niko bimeze kabisa so Yanjye rero chakututamo ndagutamo nje mora ndi aho tutemo agutamo ngo muta zanizo kitamata wibukuce kwa mukecura kumere grabber umva mix umera amababa Johnny byomba mvuga iyo mvuga ibirungu utazi stories y'inyandiko zanje uzazibaze nazi payment nyinshi cyane ubona uri ingazi muri guna grak bahungu bari block bank tuyitobore yose tuyishyire hasi swing irenze crack ipinda ku mupaka to plug ari mu ntare zishinyitse imikaka ya nyenyeri igiye kwaka baba kati long journey baracyari kumushaka fotimanitse ku cyapa ndiko sovu ndi kubyatsa yababwiye ko tutasa holy grail magadareni mail mu misa tazanyumvira ubusa tugihuza no gupesa izo sabo bandi ntago dusa baba bavuga ubuzima n'uruziga je mvuga nziga naka long stick ndakaziga tazanyumvira ubusa tugihuza no gupesa izo zabo bandi ntago dusa bayita kitamata Yanjye mbwira uzikitamata ibyo ndabura kubwiye ngo slang uyu munsi ugomba kugenda wize slang kitamata kita bivuze kuzamuka mata bivuze kumanuka ups and down so okay kondagafashe akondagafashe hanyuma muri yo grabber uzibye ari grabber oyo ni iki ex ndavano nize igishije imwe yonyine nakubwiye ngo uyu munsi uriga slang nyinshi okay grabber yo ni iki uzayiga ubutaha uzagusobanurira next time okay naribi kanahire ka kitamata okay muri yo zanizo kitamata ibiyuda ntibikiri kumfata ngo ntazana kitamata ndabyumva nibigraba nufata kitamata ibiyuda nufata kitamata ibigraba nufata ndagufata so ngiye kubaza muri iyo boro wari udukubitiye uvuzemo izina nazi ukunda kugarukamo mu ndirimbo zawe nyinshi hari n'indirimbo uvuga ngo naza tuvamo madiba ari kuriko iyo ni true story nagirasoka irimo ni story yabaye ku hasla banje we together ahantu hamwe nyine story iraba ndacari niyo wasanze ngo turi gukora niho naho nayumvishe no Naz ni umuntu ukomeye kuri career yanjye ya music umuntu ushobora kumva ibitekerezo ku buryo ngomba gukora mu music nziza ni umuntu ufite ugutwi kumva umuziki mwiza none yo nkubwiye ngo stories z'inyandiko zanje uzazibaze Nazi ntago ari umuntu umenya ejo mu gitondo ni umuntu wamenye kera nkiri muri crew bikorana n'abahumi banje bita ba Yanjye ba Pleasy bakunda ibintu byacu from back in days like 2012 kera tutaranamenya n'agaciro k'ibintu turi gukora akunda ibintu byacu iyo njyana mu credit nkambwira stories z'inyandiko zanje uzazibaze Nazi nuko mbizi ukabizi ukuntu nandika ibintu byanje that's all noneho ku bindi noneho ahantu arengeye Nazi ni umuntu blessing hustle yanjye ni wa muntu nimba ari umuntu sharat kuri Nazi man je mushimiye mbikuye ku mutima ni wa muntu ushobora kuguhereza like 300k no je ndukore video amafaranga like na mama wawe atagwa na papa wawe ugende uyaguje gukoresha muri video umuvandimwe mutavukana mu maraso akakubwira fatize 100k genda ukore video urumva n'umuntu w'agaciro meaning ibintu byinshi kuri career yanjye no sometimes uzamwumva garuka kenshi muri punchlines zanjye kandi ni ibintu shiduka byahuriranye uzakunda kumva umuzina y'aba homies banje mu ndirimbo zanjye kuko nyine niyo life njye ndirimba story storyteller ubwira story ukayumva ukumva ibyo ari byo so rero Naz shout out to them boys n'abandi bahasla bose babikora man bakomeza bapushing career yacu
kandi barahari benshi bari to blessinga gutyo 24K. Shout out to the guy man, ni umuntu w'agaciro amenye ibintu byinshi utazima afasho man, ni abantu batweretse yuko ibintu byose bishoboka. Bakunze ibintu byacu ba Ivanov ba YZ ba president n'aba hustler buri gihe man bahora ba supporting ibintu byacu always, bakakwereka yuko bagushyigikiye, bakakwereka yuko bagomba go have to do it. Umuntu kandi umeze gutyo nta kintu wamunganya muri lifestyle. Aba ari umuntu w'agaciro bya hatari. That's a fact. Naba Slim. Man, shout out to them. Shout out kabisa. All hustlers, no nibagiye wari we wese online. Shout out to them kabisa. Barabidukorera bya hatari. That's all. So, Long J rero twagusuye muri studio yawe, Rhymes Record, nimba ntibeshe. Rhymes Record. So, nashaka ko utubwira bice kuri iyi studio yawe. Ukuntu bimeze ni iki ni gikorwa like nyine nyabyita nk'ibyo byanjye. Some tears. Kubera ko ukuntu it's my sweet and tears, the shit like that now. Kuko umuntu aba yarigomwe ibintu byinshi kugira ngo agere kuri no step. Facts. Hari ukuntu umuntu abona akavuga umuhasla iki wenda sometimes abantu baravuga like long ufite aba sisters like baba USA niyo baguhooking up niyo baba bikoze ariko ntabwo babazi ibintu biri behind. Jewe ni ibintu mbona rifashe nk'iyi masina narije ariko nka keeping money kugira ngo ngere ku nzozi zanjye. Jewe ntabwo njyewe navukiye muri KGL. Ariko nageze KGL abahasla banje bo mu Gatenga ba makaribu turahasolinga uri kumva. Ababyeyi urabizi ntabwo babyumva. Ndavuga nari mfite inzozi kuva kera zo gukora music. Izi nizo zari inzozi zanjye. Gukora music muri studio yanjye. Nanjye noneho ahubwo nkabuza imbaraga n'abandi bahasla banje tugakora ibintu mu buryo bwacu nta muntu n'umwe guhagaze hejuru. So Rhymes Record ndi umuntu nyine nemera rhymes zanjye byataye. N'umuntu wari we wese ufite rhymes nziza yatugana hano muri Rhymes tugakorana kuko twebwe like ntago dushira imbere ikintu bita it's not all about the money. It's on good music. And talent. And talent. That's all. Noneho rero like Rhymes na rinyifite muzi imbaraga n'aba hustler bandi kugira ngo tubigire ibintu biri big. Muzi imbaraga n'aba artiste bakora art. Izi art uri kugenda ubonamo hano, izi art uri kugenda ubonamo hano zakozwe n'uwo bita Rudahunga Bonel. Numu partenaire wanje mu kazi. Ari among muri label ya Rhymes. Hari producer wacu Henley. Hari Mutawapili. Muta hari Led Inc. N'abandi bahasra bacu dukorana bya hafi. Harimo abapeti bita ba Gulin, ba Big Mac, ba K Cramp. Abona abahasra bari hafi ya Rhymes. Akabona abandi bantu rero badakora umuziki ariko babarizwa muri Rhymes. Kuko Rhymes ni ikintu kinini cyane. Ni recording label. Irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo zo art, harimo gukora music, harimo gukora ama videos. Hari babona kubwiye ba Emma I Love to Joe Molly. Hari abo ba Abdelkin Tattoo. Hari abahasra twatangiranye bino bintu. Kugeza kuri iyi saha tukiri kumwe. Nabo bahasra bandi wumva badukikije. Ndi kumwe n'abantu benshi. Tamo. Nyine ni ibintu byinshi cyane ariko like mu magambo make nyine Rhymes nakwereka nka producer yo Dr. M. Come on. Nk'uyu nawe ni producteur turi gukorana. Dr. M. Bamwita Dr. M. Shout out to them boys. Niwe wasanze ari gukora yangoma. Hari n'abandi producer batandukanye utasanze hano abo bita ba Terion Track abo ba Hudat wa Golden Beat dukorana man. Dr. M. Producer dukorana bya. Igira ikintu ubwira aba BigTown azadukurikiye. Ibintu byinshi navuga. Gusa umwanya ni mutoya ntabwo nabona ibyo mvuga. Anything like ikintu tubwira. I'm a big pro. Wansanga muri studio Rhymes. Ko studio yacu bayita. I'm a good producer. You are. Since 2012 bro. Shaka biscuit pushing kabisa. That's what it is. No adaje. Wasanze ari gukora indirimbo muri kubona muri screen.
producer mwiza cyane tugomba gukorana ibintu biri big kugira ngo duteze umuziki nyarwanda imbere dushyize hamwe kuko urabizi guhuza imbaraga bituma abantu batera imbere nibyo bintu like nta kintu na kimwe wakigezaho uri umwe ugomba guhuza imbaraga n'abandi bantu benshi kugira ngo tubashe twese gutera imbere kandi twese nta n'umusigaye tugomba gutera imbere producer nawe afite ibintu byinshi byo kutubwira nawe tuzamutumira aduhe ikiganiro kiwe wenyine tuzakubona thank you kabisa Thank you. yeah bless up mahoro bless bless yeah ubu yari Big M producer wo muri Line Dr. M so Wrong J cyako nanjye muzanyakira muri Rhyme Records karibu anytime nese ubwo nzaza nta kintu nzanye like nakubwiye ngo twe ntabwo mbe it's not all about the money not about money like ugomba kuza ufite package nyine ufite talent like what like nyine package y'ibijyanye n'iki kuririmba ushobora kuba uri umukiriya uje kugura art ushobora kuba wakunze ibintu dukora njye nshaka kuba nshaka kuba part in rhymes part ya Rhymes Record ufite role nyinshi cyane wajwamo hano muri Rhymes Record yeah like nyinshi cyane uri umukobwa mwiza ushobora like no kutubera like umupresenter wa Rhymes ibintu bishoboka cyane yeah ahubwo ikintu cya mbere nuko bakora collaborative tugakorana fasha hanyuma ndatemba twagiye wallahi yes bamwita Wrong Johnny Botticelli yeah ngo mu nzira yo kugana mu ijuru shitani mu mihanda ateza imituku yari impano kuva mu ijuru ngo story yiwe bayikozemo inkuru kera bakigenza amaguru muri ghetto ni intambara imibu ibumoso hateretse imituku kwanza muha amazi akamumara icyaka ibi ni ibishyashya bimuheza umwuka iri joro nari hatinze kubyuka sanga marayika mu gikari arima nshaka ni time yo guhinduka nazi Gizimana bonye nazi my boy naza kundindiriye mubona big homie my boy we know nazi payment we know nazi no twari turi kuvuga ndiko zanje uzazibaze nazi payment nyinshi cyane ubuntu uri ingazi ndi kuvuga ibyo ngibyo n'uyu muhaswa ndi mu nazi vugisha aba BigTowners Freshman isanze umuvandimwe wanjye Long yes sir Long no muvandimwe mwana wera kera kandi ni umwanditsi mwiza so Naz Long yari kukumbwiraho ibintu byinshi akuvuga mu ndirimbo kenshi ndetse abantu benshi bavuga ko ari kumwe Yanjye amazi y'Yanjye n'abantu benshi bavuga ko Naz Payment afite itafari kuri journey yabo muri music ibyo bintu wabitubwiraho iki ntago mana ari ibiboro bya danje ahubwo ni ukubera ari urukundo ni love man long tuziranye guhera muri kwa ya stone ni Rodman ni mu bisumizi tuziranye kera n'umukobwa yiwe bita Yanjye bafite boro nyine bakoraga man boro za danje rero long nyine umudugudu yamuhaye karibu mu gatenga umudugudu ni mubuta pili ntabwo nyine abaga mu gatenga wabasanze gatenga ahubwo gatenga mani ni nk'umugore wanjye gatenga mani ni ubuzima bwanjye n'amaraso yanjye yabazi wasanga ari gatenga genda umunyagatenga original yo kumva gatenga ntabwo uzi gatenga Kicukiro njye tubyiyorere nyine umudugudu yamuhaye karibu iwacu mu rugo mu gatenga yari wa NY Inyamirambo nyine NYC araza tumuha karibu mu gatenga wabonye na Dr. M Dr. kandi nawe niwe muntu mani ubundi akakanya gutya wabaza muta n'abandi bantu babizi niwe wafashe itafari arishyira kuri na music yakoreye niwe muntu wakoreye indirimbo ya mbere muta
nyine yatumye mba inshuti na Mutana no byadanje birangira mbaye inshuti na Long ariko Long je nari muzi back na days man kera na Basayi ndikumva ari abapeti za NY nyine ntabyo boro yo guhitinga ntago ari fresh nyine umuji yarankubise arankoma numva ni umukoboyi urenze kuko icyo gihe hari za LB Lost Battalion 500 hari abakoboyi benshi hari MOS ariko yengwe nabo twayivuga kakaya iracyabiki ibintu byinshi cyane gusa nyine man Long ararenze ntago wabona ikintu wavugamo Long man ni gangster kandi ntago yigeze aca ku ruhande man abe op cyangwa abe umusnitch nyine man uko yabitangiye nikakibikora Rams ziwe ziracyarenze hari nabamwe ibi biboro sinzi ngo bande ngo baragiye ngo bakora ngo za bakuzarya za gute za bakalo ngo za bakalo ngo sinzi n'abashaka kuzakora ngo za kimelika ntabwo izo muzizi zirari man mu mastu man za kimelika man baje baragiye bararecordinga man wagira ngo turabahimbira Kizzy bro, fam. Bless up, respect Nas, respect man. Love man. Jay, ni iki kintu Nazi ataragenda wamubwira kuri BigTown TV? Example rimwe nabwira Nas, Nas keep the spirit. Ukomeze ukunde umuziki mwiza, ukomeze una supporting kandi ndamukunda man no muhasla wanje avuze ibintu byinshi kuri career yanjye ya music. Kandi ni umuntu ushobora gutuma amenya artiste urenze mushyashya na nundi muntu n'umumuzi ugasanga Naza ari kumufana Shugari dirari Dido sawa Dizeye sawa abantu tame abapiti bita ba Swish babanyarwanda ba Swish man Swish man artiste wa Naza n'abandi benshi rero nicyo kintu mukundira just keep the spirit cause kandi Naza nawe ikintu wabwira Jay cyangwa undi muraperi wese udukurikiye namenye ko igihe kizagera ibyo nyine biragije kandi nagume ntazahindurwe to n'ibiboro usanga ari abaji nyine man uri muri split zawe ukazihindura to ntuzahinduke man bro Long making yuko Long long man wandi tuziranye man muri ya myaka kera namuta kandi nawe ngo vyari umubaji subize yes I know I already know videraje reka videhizo kitamata ibi yoza kitamata go muta zanizo kitamata wibukuce kwa mukecura kumere graba umva mix umera mababa byo nibyo mvuga iyo mvuga ibirungu utazi story y'inyandiko zanje zazibaze nazi payment nyinshi cyane umuntu uri ingazi that's all cyaze wallahi naona gengi yanyu kubiye mufitemo ibintu byose nyine just everything byose birahari bikorwa byinshi birahari. Yeah, we don't talk about like my album on the way. Yeah, tell us about it. LP. You bita Long Journey LP, Long Playing Record. Vango LP is abigizwe n'indirimbo 9. Nayikoranye n'umuproducer bita Hudat. Niwe collaboration twakoranye. Noneho hari n'abandi ba producer bagiye badufasha ku mixing aho harimo bita Terron Track. Shout out to them boys. Your LP iri on deck. Ibintu abantu badasanzwe bamenyereye hano muri Kigali. Basanzwe bamenyereye ama mixtape, ama EP, n'ama album. Ariko yanjye bayita LP. Bivuze Long Playing Record. Even Nipsey hasajya gupfa niyo yasize release. Okay, ubwo itandukaniye he n'izi dusanzwe twumva zama EP. That's like the same album ariko babikoraga like back in days. Ariko yo nyine like bitandukanira ku gihe umara uri kumva izo track ziriho ama uburyo collabo ziriho uburyo iteguye gusa nyine my album is a surprise nejo mu gitondo ushobora kubyuka ugasanga iri kuri platform zose
turi no gutegura release party tuzakora yo kuri releasinga gusa bagomba aba fans banje kumenya ko igomba kuba nyine kujya hanze before yuko uyu mwaka urangira. Yeah, that's all. Na shooting z'ama video track ya mbere iriho niriya icyumba cya 8 hari izindi 8 batarumva hari ama video ya Danger hari ama collab agiye atandukanye. Jena hari bina collabs na yababwira hariho Muta ago yaburaho hariho K-Cramp hariho OG Tuton hariho na Ririmba. Yeah, itegure package irenze byatari new move briefcase yuzuye slang nshya umva ni ibintu birenze byatari byadanje ni ibintu umuntu aba amaze igihe kinini ategura biri nyine like nk'ibintu by'agaciro kuko nkuko nabikubwiye twebwe na music turi gukora amateka. Twebwe ikintu turi gukora na amateka ntabwo ari gusa bisanzwe kuko music nimba yaragukunze kuva like icyo gihe cyose imyaka yose wagiye wumva yashize ukaba ugeze aya masaha ukiyakora twatandukanye no kuvuga ngo hari ikindi kintu na amateka gusa turi gukora. Buri chapitre rero yose igomba kuzandikwa mu bitabo bakavuga ya Long Journey yakoze ibi yakoze imisingi ingana gutya. Yeah, niyo mpamvu ubona turi gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. 2024 bitegure gucurika ikibuga wallahi mukizi. So Long Journey nshaka turirimbana rero. Tayari. Nshaka kujya ndirimba ngo bari mu mashit bari mu mahoze kutushyiramo ngo kuko nadukaniramo. Okay. Bari mu mashit bari mu mahoze kubishyiramo kontreta urubanza utegereze feeling nkaho uri gufilinga beat. Rega ndumunyeshuri bari mu mashit bari mu mahoze turakora hit baceke release. Nigi yaba mwari mubizi zanyu twari tuzizi mwari guheza mu gatsimba disi. Okay, let's get it. Let's try again. Bari mu mashit bari mu mahoze turakora hit baceke release. Manigi yaba mwari mubizi kizanyu twari tuzizi mwari guheza mu gatsimba disi. Muturanya mpamagarize polisi. Twikore nikotya n'ibintu ni easy. Kaderi kubitira naza sendinga imifungo nigure ndi hasi. Afandi mumpera gatasi yubuka ushyiriyemo ibirunga atanazi. Nikotiyana bintago mubizi ntago tubaha tubime bimukira inaha ndabazi bikundiriraha bikundira imbaha. Ababishaka buri saha yahageze ntagataha. Merci. Bizaza amasibizaza arata. Nje nzaba umuraperi man. Nshaka ko umuraperi. Nihe namangira. Uzame collabo. Nanjye nkwemerera studio session y'ubuntu. Sibibaye. Yo ni studio session y'ubuntu kabisa. Abivugiye kuri BigTown. Bivuze imbere y'abantu kandi me never disappoint. Yeah, thank you kabisa. So turi gusoza Long Journey nashaka ubwire abanyarwanda badukurikiye ahantu bagukura bakuri ibihangano byawe uwagushaka nyine ahantu yakura. Umuntu washaka Long Journey like nkoresha social media zigiye zitandukanye kuri Instagram banyita Long Journey official, kuri FB banyita Long Journey, kuri Twitter yabaye X banyita Long Journey 6, kuri YouTube channel yanjye ni nkoresha Long J. Long ni LONG JAY. Bazahita babona izo video zigiye zitandukanye icyumba cya 8 kadijori 800 za BAKALO slang nyinshi cyane zigiye zikubiye bazazisanga aho ngaho kandi bitegure n'izindi project ziri on the way. Ikindi kintu nababwira bakomeze basupporting umuziki nyarwanda, bakomeze bakunde abahanzi biwabo, basupporting umuntu washuzinze gukora iki kintu kandi agishoboye, bareke gukomeza nyine basupporting abantu bamwe, bumve yuko twese dukeneye play for all. Buri muntu wese abafite abantu bamukurikira bakunda ibintu bye, so dufashanye duhuze imbaraga tuzatera imbere. Ni byiza nicyo kintu nababwira. True. Go baby ni top plug go pusa agenda na condom muri bag ufite kadura na PST machine yamaze kubwaga Telegram ntibahuza tinda na TikTok dating scammer kuko
ukirya ibicera birira ku kirwa hiti ya Bogota Alabama hirizi gisaka kugeza asaka hose abagenda basaka bamuha icyo ashaka Guzman arashaka aguma byina mpaka mwambutse umupaka mucishe mu mpasa bukeye mugeze Rusaka mwamangabira urutaka sanze mu cyumba amatara ari kwaka macupa barimo basuka dijori keza kirya karaseka karashaka nka karagbiza kadijori keza kirya karaseka karashaka nka karagbiza gra wow ngira mu nzira ndi street ndacuruza ifeza reba babagore beza bafite imibonx barimo baceza ni neza kukiryo kanje ntago mpeza kumeza kukiryo kanje ntago meza bro gra mwamwumvishe rero Long J abanyarwandakazi akaryoshye ni gahora mwitama Long J tuzakorana ubutasi album nisohoka tuzabibwira abanyarwanda umve Long Journey tukimelika buri mu artist wese uri hano muri Rhymes afite album iri on deck rero bitegura ibintu bikomeye cyane kuva muri Rhymes Dara Inc bitegura ibintu bikomeye cyane kuva kwa Long Journey Guzman Hash Papi Sandro Botticelli Sotana Long Journey mwamwumvishe rero that was Long J Long Journey so mvuga iki cyakoze ikintu navuga no gushimira umunyarwanda uwo ari we wese Guzman Hash Papi ako sinaga kukitwa Hash Papi nabisobanuye mboneraho gushimira umuntu wese uzi ko ashyira itafari kuri iyi industry yavuzemo abantu benshi cyane nimba nawe uzi kuri one of them kabisa keep pushing nawe nakwira ngo keep pushing kabisa turagufana turakwemera kandi ibikorwa byawe nyine uruwa danje man kandi uzagera ahantu kure to merci beaucoup kugerageza ibyiza nyine birono way so abanyarwandakazi rero keep watching BigTown. It was your girl Malaika. Bye. And special thanks goes to BigTown kuri support bahora baduha buri munsi kugira ngo tugeze ibikorwa byacu ku banyarwanda mwarakoze byataye. Bless up. Bye.